weho uko wabibonye babahoye icyo barimo bakubiswe tega nanjye ndimo nawe urimo mu bakubiswe nyine babakubitiye ikinyirizina baguteza inshuro 3 baneze inshuro 3 kandi nuntega umwe muri mu badukubise nawe yararimo ariko nk'abantu mukeneye kurenganurwa cyangwa mukeneye ubutabera ku buryo n'ubutane babakubita muzaduhamagara tukaza mwakabaye mufatiye mbere nyine mugatanga ukuri uko byagenze ngo bakiri umupira ngo hanyuma ngo babariganya ngo ibitego byabo ntibabasifura neza nicyo babahoye ko bagendaga bavuga abanyeshuri bafata umwanzuro wo kwihanira abarimu cyane rwose ngo bakinnye umupira baramutsinda ngo barabakubita nawe baramukubita abonye barimo gukubita umwarimu baravuga ati muraduha amafaranga yacu bari bashese nyine bashese cyangwa bari bakubitiye aha kuri iyi nzu ndi kubona icyuma cy'intebe aha turi ni muri GS Nyarupfubire iherereye mu murenge wa Rwimiyaga ho mu karere ka Nyagatare. Haravugwa inkuru yuko ku munsi wo kuwa gatatu abanyeshuri batangiye abarimu bakabakubita nyuma y'umukino. Bigezweho TV twaje ahangaha tuje gukurikirana iyi nkuru uko bimeze uko byagenze ntukikwe dukomezanye no mu kigo. Turavuga ibi bitavuzwe se kubera iki kandi byavuzwe bihari. Twebwe tugomba impamvu twaje hano no kugira ngo tumenye amakuru nyayo koko. Tureke kuvuga ibintu tudafitiye proof. Cy'abanyamakuru mubereyeho no kumenya ibyabaye nuko byatangaje. Ubu ngubu tuvugana amafoto umushaka amakuru. Nyine mushaka gusa cyane pe kuko ibindi byo ikigo twakigezaho amavideo twayafashe kandi n'inkuru turayizi uko byagenze rero ibindi no kubivuga uko biri ntacyo duhinduyeho. None se ubu tuvugana amafoto singe wakubise singe ufite igikomere icyo bankubise bakubise ukuboko kwanjye kurabyimba ariko njye narakanzwe ubu tukutanye no kubyimbuka. Usibye igikomere gifitwe n'umwarimu umwe muri twe. Umwarimu yitwa nde? Banze nyumve. Igikomere gifitwe n'umwarimu umwe muri twe wakubiswe icyuma mu mutwe. Ariko ikintu gitangaje kurenza ibyo yewe nabyutse mbazwa ibintu ntazi iyo biva niyo bigana ngo byageze mu itangazamakuru sinzi ibyari byo. Muzari itangazamakuru wabyumvisheho wowe? Nyine ubwo wabimbwiye ngo arawe ngo yabyumvishe. Ahubwo ubwo bo baketse yuko mwabivuze niyo mpamvu babashyize iryo terabwoba. Ariko nk'abantu mukeneye kurenganurwa cyangwa mukeneye ubutabera ku buryo n'ubutane babakubita muzaduhamagara tukaza mwakabaye mufatiye mbere nyine mugatanga ukuri uko byagenze. Ubu tuvugana imvura iri kugwa. Icya kabiri mu kigo hari inama ndakeka yarangiye usigenda barimo bari bangumye. Byarangiye niho duhagaze ubu turi mu kigo batashye hasigayemo nka 3. Ubundi yarangiye nka saa 6 ya nka saa 8. Rero guye bamwe bagumamo ariko abatabo bari batashye. Wende iki kugeza no munota sinzi ngo mwifuzaga kuvugana n'abarimu mwifuzaga kuvugana nabo hanze kuko ibintu byabereye mu muhanda ni ibintu biri clear. Ni ibintu bizwi na buri wese. Nta muntu utabizi n'impamvu n'ubuyobozi ushobora kwishyira umuntu ngo niwe watanze amakuru kandi ni ibintu byabereye kuri kaburimbo hariya mu cya prive mwanyuzeho. Nahangayikishijwe no kumva hari umuntu mbaza ngo gutanga amakuru y'ikigo mu kabya nishinge banavuga n'ibintu nazi nese nk'ubu hari watanze amakuru ngo ingengabitekerezo hari ingengabitekerezo twese tuvuga ntabyo ingengabitekerezo icy'ingenzi ni uko abarimu bakwiswe n'abanyeshuri. Ese ubundi ni iki babahoraga ubundi munyirizina tubwiza ukuri? Impamvu ubona abarimu babitinye cyangwa se bahise banitahira si uko bavuga ko bakubiswe ahubwo iyo kesi yazamukiyemo yo kuvuga ngo
hari uwatanze amakuru ngo dufite ingengabitekerezo nicyo batinye kandi kuko nta bintu by'ingengabitekerezo. None se nyirizina weho uko wabibonye babahoye icyo abarimu bakubiswe? Tega nanjye ndimo. Nawe urimo mu bakubiswe nyine babakubitiye iki nyirizina? Ubundi ikintu cya mbere cyari kigambiriwe n'abana birukanywe. Ubwo n'amakuru twawe n'abanyeshuri. Ni abana birukanywe, noneho umwarimu wese wagize uruhare mu kwirukanwa k'uwo mwana araza yateguye gukubitwa, noneho n'abana batari bahari birukanywe batuma bagenzi babo bati muzamubitire kanaka kuko njye baneze inshuro 3. Nyine gakinga akaboko baguteza inshuro 3. baneze inshuro 3 kandi n'untega umwe mu badukubise nawe yari arimo. Nyine ngo hari umwana wagize uruhare ngo yirukanywe gutyo nkazira ibyo gusa. Kandi rero baje gufasha abagenzi babo ati mwebwe mwagize ibibazo ariko nta mbaraga mufite reka tuze tubafashe. Ikibazanye ntitubazi ni abaturage ntibamenye ngo bivaye bijyaye, twisanga twaguye mu bana n'ibyuma biriya by'intebe muri koro kwa none murabona ko intebe zikoze ayo matido bari basuye hanze ni ibintu mbese bari bateguye ko bavuze ngo bitwaje umukino ariko n'ubundi umukino iyo utaba bari bavuze ko n'ubundi barabakubita ari bwawe. Ubwo rero impamvu ubonye wenda barimo batinye hari kuri guturuka mu bantu ntazi nanjye ngo banabahehe bari guturuka n'ubuyobozi ngo hari n'ibintu by'ingengabitekerezo. Mu by'ukuri ibyo bintu niyo mpamvu ubona barimo batinye, ibyo bintu ni ibintu bitadefandwa kuko ni ikintu gikomeye muri iki gihugu. Niyo mpamvu batinye. Muri make kuba abanyeshuri barakubise abarimu icyo babahoye nyirizina nuko babirukanishije. Ikindi ni abana, harimo abana babiri twigisha batunaniye b'indisipurine. Aba bana watubwira amazina yabo? Hari uwitwa Asimwe Samu yiga mu wa 2. Hari uwitwa Mushabe Enoki nawe arakiga yiga mu wa 2 nawe. Hari uwitwa Kiza David yiga mu wa 4. Abo rero nibo bagashoza ntambara batumye na bene wabo cyangwa se abo bagendana inshuti zabo baza kubashyigikiraho nk'abantu bateguye igikorwa cyo kugira utekereza kuko abo bamubwiye ntabwo bari gushobora abarimu. Kuko nubwo abarimu mwarimu nawe afite imbaraga zo kwirwana ariko bitabaje bagenzi babo bo hanze b'abaturage harimo n'abashumba kuko ari mu makuru twawe n'abanyeshuri tubikoremo n'abashumba. Bari bashyize ibyuma hanze by'izo ntebe muri kureba, hari ibyo twabatse bimwe tunarabibika, hari ibyo batahanye, hari inkoni bagendana baragiza, nuko byagenze twarakubiswe pe. Ariko none se ibyo byo ndabyumva iyo hajemo iby'ingengabitekerezo amakuru ntago kuyatanga byapfa gukunda, ahubwo ikindi bakunda gushinga icyo kibazo. Mu kwivuza kwanyu hari ubufasha ikigo cyabaye cyangwa ubundi buyobozi? Ikigo umuyobozi wacu w'ikigo twarabimubwiye bukeye bwaje twagiye kuri RIB dusanga RIB nyir'injoro ntikora, abayoborwa tubyuka tubishyikiriza umuyobozi w'ikigo. Umuyobozi w'ikigo rero skandari nk'iyi kuko yabereye no mu kigo yabereye hanze nkaramwanyuze nta icyo agomba gukora kwitabaza polisi. Polisi rero isabwira komanda ati abarimu banjye bahohotewe bakubiswe mudufashe. Usanga komanda nawe hari ibindi bibazo bikomeye cyane arimo ati ndaza kubageraho nyuma yatugezeho mu masaha 10 dutashye pe. Ubwo bivuze ngo komanda nawe ayo makuru arayafite? Noneho tumwereka bamwe mu bakekwa dufite babiri muri abo dufite mu kigo, abandi ntabwo bigeze biga, abandi n'abaturage ntitwamenya naho tubakura ariko harazwi mu midugudu babamo kuko naba hano hafi muri no mudugudu babugaragara. Bivuze ngo mu bantu babahohoteye nta n'umwe uri gukurikiranwa kugeza ubu? Ni polisi yatubwiye ko iri gushaka amakuru ariko ntabwo murafatwa n'abazwi nyine ubwo wenda baracyashaka amakuru ntabwo tubizi. Niba bishoboka waduhaye nimero za diregiteri
cyangwa iz'undi muyobozi wenda nk'abo ba komanda. Komanda we nta nimero ye ngira. Za diregiteri zimbwira. Kuri diregiteri rero reka mbanza mubwire. Kuzigwa nta n'ikibazo cyane kuko n'umuturage yaziguha. Ubundi bakimara kumbwira ngo ibi bintu byazamutse. Nahise WhatsApp niba ari banandikiye ntabwo mbizi. Agira ati ibintu byo kumamagara byaba byiza umbajije. Unyandikiye kuri WhatsApp. Kuri chat gusa kugira ngo kuko ibishaka tutavujya umuntu ashaka gutranslating amajwi atanavuga ugasanga avuze n'ibitaro bitari ngo naho nyine weho urama nimero ikintu nshaka no kugira ngo diregiteri tumubaze niba iyo case yarabaye gusa naho we nyine arumva turaba tuyizi nago turaba tugiye kuyimubaza we no kutwaprovira akavuga uti yego cyangwa oya. Usibye na diregiteri na gitifu umurenge arayizi kuko twari turi mu nama twese aho ngaho. Na gitifu umurenge yari yaje mu nama. Yego yaje mu nama gukurikirana nyine rimwe murakurikirana ngamenye ibintu byagenze bite none yaraje no kutubaza ayo makuru gusohoka yaturutse. Mu by'ukuri nubwo wenda ngiye mpamvu ubona naracecetse banyishyizemo. Ati dufite amakuru ko ari wowe wavuganye n'itangazamakuru ndibaza abayobozi. Itangazamakuru nanjye twavuganye ibirawo. Ariko ntabwo ibyo bintu muri kuvuga byagezeyo ari njye wavuganye nabyo. Niba mbona nakwandikiye kuri WhatsApp sinzi niba ari banandikiye. Kuvuga ngo ibyo byatangajwe byaturutse kuki. Ndakeka ayo magambo bada wayabonye sinzi. Ubwo rero nimero yo nayiguha. Kuko nanayikubwireho. Yimbwire nyandike. Nimero y'umuyobozi mwiganirire mwivuganire. Diregiteri we yitwa nde? Diregiteri we yitwa nde? Natuyoborwa n'umudiregitrise. No umudiregitrise. 0782 23 ibirenze ibyo rero muvandimwe wagasohoka hepfo munsi y'icyo kigo abaturage bose naho kesi yabereye ukababaza. Naho reka tugereyo tubabaze twumve. Kunzi hera kabisa niho twihishe kunzi hera y'ibirahuri ifite inzu y'ibirahuri inyuma niho twihishe amabuye ameze naka. Okay. Ariko ayo mafoto niba aboneka nayo yame kuri WhatsApp. Amafoto rero birasa gusaba ko nibwira nyir'ubwite akayaguha kuko nafite ubwo nari bimubwire. Foto yawe yageze muri meti ya gute manza umubaze umubwire nabyemera uhite uyima cyangwa umubwire wayime. Ubundi reka tuganire ariko ntabwo kuri kodinga cyangwa se iki byagenze bite ubundi byatangiye bari gukina igikombe cya shampiyona nyine zo mu barakina ubundi umwarimu nyine niwe yari ari gusifuza nyine umukino. N'umwarimu wari umusifuzi. Yari ari gusifuza umukino. Ubundi barangije batsinda nyine isiniya Orevo nyine Orevo yari yatsinze ibitego 2 gusa. Nyine umukino utari warangira isiniya itsinda igitego kimwe baracyanga. Ubundi nyine bacyanze nyine barigaragambya isiniya bahita bareka no gukina. Ubundi baraza bategera ahangaha abarimu baravuga ati muraduha amafaranga yacu. Bari bashese nyine babashese cyangwa abarimu bari bashese n'abanyeshuri kugira ngo bakine. Abanyeshuri babashetanye n'abandi banyeshuri. Umwarimu ari we musifuzi. Nasa abarimu baba babizi ko bashese. Baba babizi nyine nabo babikira amafaranga. Ubundi barangije barabategera ahangaha nyine barigaragambya ngo nimuduha amafaranga turajyana amagezi yanyu nibyo barigaragambya bazanga batega abarimu babiri. Muri abo barimu babiri bakubiswe se harimo umusifuzi wari urimo? Ari bakubitiye aha kuri iyi nzu ndi kubona. Ni icyuma cy'intebe. Ni icyuma cy'intebe. Kandi n'umwarimu wabitubwiye atubwiye ko ari intebe bakuyemo icyuma barabakubita. None wahita kwihanaguza amaraso hariya kuri biriya nzu. Yaranakomeretse se? Amaraso yahanaguje hariya kuri kiriya giti cy'umwembe.
Ni Goodrich TV. uwo mwarimu muzi izina rye Goodrich TV. ni Gilbert niwe bakubise cyane hari undi bavunika akaboko yitwa Rora Rora bamwabiye igiti cyaka. Rora hari irindi rye bamwita. ntabwo waruha Siko numvise navuye mu kazi abana nimba barimo bavuga ngo bakubise umwarimu ntago mbizi. wavuye mu kazi mumva ngo abarimu bakubiswe uko wumvisha amakuru babivuga se wumvisha ko abo barimu babakubitiye Njye numvise ko bagize umupira bapfuye umupira. bari bari gupfa umupira Nabyo nzibye nabyo. ariko urabizi ko babakubitiye kuri iriya nyubako Hariya ntago nzi aho babakubitiye ngewe. Na akanya gato niko numvaga kabivuga. Bari hano mu muhanda bavuga ngo umwarimu yakubiswe. numwe wumvishe bavuga wowe Numvise umwarimu ngo bakinnye umupira baramutsinda ngo barabakubita. Nawe baramukubita. umwarimu se yari ari gukina n'abanyeshuri mukecuru Ntago nakubwira imva n'imvano yabyo wumvishe wowe numvise bihuhira ndigendera. Yego Banigendeye nizira nijoro. reka dukomeze dushakire n'ahandi murakoze Nitwa Mugisha Fred. Mugisha Fred wiga ku kihe kigo? Wiga GS Nyarupfubire. GS Nyarupfubire ku wa gatatu w'iki cyumweru turimo dusoza habaye imvuru z'abanyeshuri bakubita abarimu. Ibyo waba ubiziho? Ntabwo ari cyane ariko nababwira ibyo numvishe. Ngaho tubwire muri make ibyo uziho ko byagenze iyi ni cyabiteye. Yego numvishe bambwira yuko abanyeshuri bakubise abarimu ngo umusifuzi wari urimo yabereye ikipe imwe muri iyo ngiyo. Iyo kipe yabereye none se abarimu bakubiswe amazina yabo urayazi? Nzi umwe wenyine witwa Mwarimu Gilbert. Mwarimu Gilbert abamukubise se bo urabaza ni abanyeshuri cyangwa harimo n'abo hanze kuko abo twaganira bamwe batubwira ko harimo n'abo hanze ashobora kuba wowe ku bwawe uko wabyumvishe ni abarimu ni abanyeshuri babakubise cyangwa n'abo hanze barimo babakubise? Ngewe numvishe bambwira ngo ni abanyeshuri babakubise. Ni abanyeshuri. None se nta kindi kibazo abo banyeshuri bari bafitanye n'abo barimu? Ntabwo ibyo byo nabimenya pe. Batubwira ko harimo abari bariyukanywe bitewe n'abo barimo bakubiswe se bakaba bari bafitanye amakimbirane. Ibyo byo rwose ntabwo byo nabimenya. Ubundi muri rusange tuganire abarimu muri GS Nyarupfubire babafata bate nk'abanyeshuri? Nta kibazo kiba kirimo pe. Ni abarezi bari aho ngaho baturera neza nta kibazo kiba kibirimo. Imvururu yo gukubitwa sobona ari football cyangwa na amakimbirane bari bafitanye n'abo banyeshuri? Jewe nkurikije kubera ko ntabwo nari nagiye ku ishuri njye numvishije wenda ari ukubera ko ari ugutsindwa byatewe no gutsindwa kugira ngo babakubite. None nkawe nk'umunyeshuri urumva bikwiriye ko abanyeshuri batsindwa bagakubita abarimu? Oya ntabwo ari byo kuko n'ubundi baba barashese amafaranga ngo bakine. Nk'umunyeshuri rero hakorwa iki? Umunyeshuri mugenzi wabo hakorwa iki? Nk'umunyeshuri umugenzi wanjye akora iki? Hakorwa iki? Ngewe icyo nabona hakorwa nk'abo banyeshuri bayifata bagakubita abarimu bakwiye guhanwa n'amategeko kuko ntabwo ari byo kwifata ugakubita umwarimu aguhereza uburere. Ubwo n'ubundi niba ubashije gukubita mwarimu n'ubundi ejo uzifata ukubite mama wawe cyangwa papa wawe. Yego ngira ngo ugarutse ku kijyanye n'uko umukino wari umeze byari bimeze bite ubundi duhe amakuru arambuye kugira ngo habeho gukubita no gukubitwa byari bimeze bite kubera ko bamwe baravuga ko ngo hari abari bashyizeho amafaranga ubwo duha amakuru arambuye ukuntu byari bimeze. Nyine ni amakipe atatu umwaka wa mbere wa kabiri na erevu. Noneho aya makipe uko ari atatu barakinnye bamaze gukina baratsindana havamo amakipe abiri akomeza akina finali. None ayo makipe abiri amaze gukina batsinze ikipe imwe bihita biviramo kurwana. Abana bamwe bakajya bavuga ngo habaye iki ngo habaye kubera ngo umusifuzi yabereye biviramo kurwana. Rero amafaranga yashyizwe mu banyeshuri yavuye n'ay'ikigo kibahereza n'ay'abanyeshuri bashaka ku ruhande? Harimo ay'abanyeshuri bashaka ku ruhande kuko natwe harimo amafaranga tuba twaratanze. Abanyeshuri hari amafaranga runaka contribution batanga bakajya gukina. Hanyuma abo ngabo barwanye donc bavuga ngo twibwe n'amafaranga yacu turayabuze.
muri make nyine ubwo nicyo barwaniraga. Hanyuma mwarimu wakubiswe yaba yarakubiswe byoroheje, yakubiswe bimeze bite? Nubije bambwira ngo bamukubise mu mutwe, bamukubita kuma kinuza k'intebe. Wowe niwe nzi wakomeretse cyane. Yego. Bagiye kwa muganga. Okay, urakoze cyane. Ni directrice kuri GS Nyarupfubire. Aya. Agariwe. Agariwe. Okay, murakoze. Nyabuze mwiriwe. Nitwa Dieudonne Iradukunda. Allo? 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 Ntari kuvuga. Atinze no kwibona gusa. Ayiho iryo rwanda. Tutahe. Hari ikintu abantu batazi. Aho kugira ngo ukupe umuntu wamubwira uko byagenze. Ase hari ubwo ari bo barwanye. Usubudi nkayo nk'umuntu utuye ahangaha. Urumva? Ubona ishusho y'abanyeshuri ubona biga muri GS Nyarupfubire nka discipline yabo. Nk'abantu mutuye hanze y'ikigo mabone imeze iki? Discipline. Jisi nje vuba nje ndi umushumba. Uri umushumba? Hari umunsi mbona babibereye mu mafamu batiga. Nese uko wumvishe iyo mirwano uko yabaye. Amakuru ariko yuko barwanye iyo warayumvishe. Amakuru ko barwanye narayumvishe. Mu by'ukuri se wumvishe bapfiki? Hari habaye umupira ngira ngo nicyo gutsindanwa niko kwaba cyabiteye. Baratsindanwa havamo imirwano. Okay. Nose nk'umuntu uri hanze iyo ubibonye cyangwa se mu mboni zawe wumva ibyo bintu bikwiye? Ese ngiye ko narindi kure yaho ko nabyumvishe gutyo bingeraho. Abanyeshuri bagenda babivuga. Ariko mu mboni zabona nyine nta mucyo bagira barananiranye. Ni bafite imyitwarire mibi. Mbamba nari discipline. Ni discipline. Sawa urakoze. Cyo barakuze ko ndari mpari ko nabyumvise. Wumvishe yuko abanyeshuri bakubise bari. Nose uko wumvishe babivuga wumvishe babahoye. Yego bakina umupira ngo hanyuma ngo babariganya ngo ibitego byabo ntibabasifura neza. Nicyo babahoye. Ko bagendaga bavuga. Abanyeshuri bafata umwanzuro wo kwihanira abarimu. Cyane rwose. Hanyuma hakubiswe bari mu bangahe, bakubiswe gute, byagenze bite bari kwa muganga, bakubiswe byoroheje bimeze bite? Bakubiswe byoroheje ariko bari bakomeretse. Ariko rero ntabwo hakubiswe barimo benshi. Abandi barahunze bagenda nyine babahunga cyane none umwe bahubashuka bitwa. None se nkaho turi ikigo abanyeshuri ubona hari imico mibi bajya bagira? Abanyeshuri biga muri GS Nyarupfubire bakunda gusuzugura abarimu cyane. Barasuzugura. Uwa kugasuzugura ngo gashobora kuba byarakururiye no mu kibuga bikaba ari byo byatumye bakubita abarimu. Kubera ko batabubahiriza batabubaha nk'abarezi babo. Usanga mbega aricyo cyabiteye muri make. Ariko akaba andi makuru muze avuga yuko bapfuye ahanini amafaranga bari babetinze cyangwa bashetse kugira ngo bakine uwo mukino. Aya nta by'amafaranga. Nabwo abana bakunda guturuka ikigo bakajya kunywa nk'agacupa ugasanga bamwe baza kwiga banasinze. Abanyeshuri bakaza kwiga basinze cyane. Bakiga se umunsi wose basinze. Ntabwo ari buri gihe ariko reba baturuka bagasanga basinda. N'ingize nzoga babanyweye. Inzoga banywa z'umubare nye zisindisha. Tubwire ka tuganire muri karitse n'ingize nzoga se kwa buriya ngo inzoga za make nizo zisindisha nko muri zikaritse n'ingize zihari. Zisindisha cyane. Urumva nyine nizo banywa ariko zidasindisha nyine ntabwo ziba zihari. Bakunda kunywa izisindisha bakaza basinze bamwe nabo. Amitsingi. Hizo turbo n'izi zose zisindisha. Amafaranga bavana hese ko bokera abanyeshuri. Ayavana iwabo mu makarisi. Ningize nama se nkaye nk'umusaza hanura abana bakwita abarezi babo. Bahanure. Nuko bakangurira cyane kubahugura cyane bakabigisha cyane
gira inama ababyeyi babo bana bakubise abariza bazajya babakibura nko batashye babahane undi umwana ajyaga ahanwa n'ababyeyi bakamuhana ariko ngo uhanye umwana ngo wasanga ari bibi ariko burya ntabwo ari byiza kugira ngo umwana bamucisha akanyafu basaba kumukubita cyane ariko ukamucyaha ukamukebura zarakoze muzehe namwe murakoze. Aha turi ni mu marembo y'ikigo cya GS Nyarupfubire. Aha kuri uyu mwembe aha mubona niho abaturage ndetse n'abaturiye muri izi karitsiye batubwiye ko ariho abarimu barwaniye, niho imirwano yabereye abanyeshuri bateze abarimu. Gusa ubwo twageragezaga kuvugisha umuyobozi w'iki kigo directrice uyobora GS Nyarupfubire inshuro zose twagerageje kumuhamagara ntago yigeze atwitaba, ndetse n'ubutumwa bugufi twamwandikiye ntago yigeze abusubiza. Waje ukaduha amakuru